Yesu nashimwe cyane. Imana ibahe umugisha aho muri hose. Nk'uko bisanzwe nitwa Mukandengo Laurence, ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADEPR Gatenga. Garutse rero imbere yanyu tuje kuganira ku ijambo ry'Imana nanone. Ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 10 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku 37. Havuga kugira neza kw'Imana cyangwa se umusamariya mwiza. Imana ibampere umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haravuga ngo umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndage ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashaka kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. Uyu ni umugani Yesu yaciriye uyu mwigisha amategeko, kuko yari azanywe no kumugerageza. Njye ntekereza ko uyu mwigisha amategeko ntabwo yari azi Yesu neza, ntabwo yari azi ububasha buri muri Kristo Yesu. Ntekereza ko yari agifite byinshi amukemangaho. Noneho niko kumubaza, ariko amubaza yigiza nkana. Aba bigisha amategeko bajyaga bigisha amategeko ya Mose ndetse n'ay'Imana, bakayiyandikaho. Bari bafite igitabo basoma rwose, bakagisobanukirwa neza cy'amategeko. Hanyuma rero igihe kigeze, we agerageza Yesu amugerageresheje ya mategeko yanditse. Hanyuma Yesu nawe arabibona ko uwo ntamubajije kubera ko atazi, kubera ko atamenye, ahubwo amubajije kugira ngo amugerageze arebe ko Yesu nawe yabazi icyo amategeko yanditse avuga.
ntasobanukirwe ko iki gitabo dusoma cyitwa Bibiliya cyahumetswe n'umwuka w'Imana, cyahumetswe na Jambo, kandi Jambo we yahoranye n'Imana ari we Yesu Kristo. Imana rero ishimwe ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe. Nuko rero aramubaza, amwigiraho shyashya, aramubwira ati mbigenze nte kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Niba ari wowe mutanga bugingo, nzagenze nte kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Nuko aramubwira ati icyambere ukunde Imana yawe, kandi uyikundishe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Mbere na mbere itegeko risumba yandi ni ugukunda Imana, ntuzayibangikanye, ntuzagire izindi mana wizera, ntuzagire izindi mana usenga, ntuzagire izindi mana ushyira imbere, ahubwo ukunda Imana yawe, uyikundishe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Yumvise rero amubwiye atyo, arongera ngo yigira shyashya, ariko yaranamubwiye ati hanyuma ukunde na bagenzi bawe nk'uko wikunda. Uko utafata ukuboko kwawe gucumuye ngo uguce ukujugunye, aba ari nako uzakunda na mugenzi wawe, aba ari nako uzumva ko mugenzi wawe ari urugingo rwawe, aba ari kuzumva yuko umuvandimwe aberaho gukura undi mu kibazo, ngo amubere inyunganizi. Rero umugenzi wawe genda umukunde nk'uko wikunda. Uko utakwijugunya, uko utakwita ku gasozi, uko utakwibabaza, aba ariko ukunda na mugenzi wawe. Nuko uyu mugabo rero, cyangwa se uyu mwigishamategeko, arangije amwigiraho shyashya, aramubaza ati noneho se mugenzi wanjye ninde? Ariko si uyu muntu yari ayobewe mugenzi we. Igihe yabonaga mu biremwa byinshi cyangwa se bitandukanye harimo abantu, yumvaga mugenzi we wundi ashaka ari uwushye. Ni ukuvuga ngo yigizaga nkana, ahubwo ashaka kwigira nk'aho atazi ukuri uko ariko. Ariko Yesu we yarabirebaga ko arimo agoreka ukuri, ko arimo kumwigiraho shyashya. Niko kumucira umugani rero, aramubwira ati habayeho umuntu amanuka agiye Yeriko. Amen. Aramubwira ati uwo muyuda yari arimo agiye Yeriko, ageze mu nzira ngo agwa mu gico cy'abambuzi. Hanyuma haza abantu batatu, ngo umutambyi niwe wabanje kumugeraho, ngo aramureba arakikira. Haza uwundi w'umurewe, nawe ngo aramureba arakikira. Kuko ngo bari bamusize aho atabasha kwikura, ameze nabi. Bibiliya iratubwiye ngo haburaga gatoya ngo apfe. Nuko arangije abo bose bamucaho, barakikira, barareba, barakikira, baramwihorera, barigendera. Ariko ngo haza umusamariya, araza ngo nawe yari ari mu nzira yigendera. Hanyuma ngo amurebye amugirira impuhwe, ngo arabanza icyambere yabanje aramwomora. Yarabanje amubaza icyo yabaye, abona aravirirana, arabanza aramwomora. Maze kumwomora ngo amwomoza amavuta ya elayo, mbese amwomoza urukundo, amwomoza imbabazi, amwomoza kumuhumuriza, amwomoza kumukomeza, amwomoza ijambo ry'Imana ritegeka, rikura umuntu mu rupfu rigashyira mu buzima, rihindura ubuzima, rigatanga imibereho. Amwomoza amavuta ya elayo na vino. Urumva yari afite, yamwomoye ibikomere by'inyuma, ariko anamumara n'inyota yo ku mutima cyangwa se yo mu mubiri. Amuha na vino aranywa, umuntu yongera agira icyizere cyo kubaho. Ngo nuko arangije ngo aramutwara, ngo amushyira ku ndogobe ye, aramujyana ajya kumurwaza. Bukeye ngo afata idenariyo ebyiri, afata mbese nk'amafaranga,
asigira nyiricundi, aramubwira ati murwaze kugeza igihe azakirira, kandi n'ibyo uzamutangaho nyuma birenze kuri iyi denariyo nkusigiye nzabikwishyura ngarutse. aramubaza ati noneho se muri abo batatu ninde mugenzi w'uwo nguwo waguye mu gico cy'abambuzi? nuko aramubwira ati ni uwamugiriye imbabazi. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibahe umugisha. Ni ukuvuga ngo rero impamvu uyu mutambyi yakikiye ni uko uyu mutambyi n'Abalewi ntabwo mu mategeko yabo hari harimo ko batagomba gukora ku ntumbi. Iyo babaga bayikozeho babaga bahumanye, bakaba batabasha kujya gutambira ibitambo bagenzi babo kuko bahumanye. Njyewe nicyo mbona cyaba cyarabateye gukikira, ariko no mu busanzwe rya tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ntaryo bari bafite. Noneho ikindi cyabayeho ni uko aba bantu ntibakundaga Imana. Bari abatambyi, bari Abalewi, ariko batazi Imana iyo ari, batazi ko Yesu agaragarira mu bantu badafite shinge na rugero, agaragarira mu bantu bacishijwe bugufi, atazi ko Yesu ari muri ba bandi bakeneye ubutabazi, bakeneye imbabazi z'Imana n'abantu, batazi neza yuko aho ngaho hariho Imana yabategerereje kugira ngo ihabarebere. Nuko rumva ko batakundaga Imana nyamana, rumva ko nta tegeko rikunda mugenzi wabo nk'uko bikunda, ntabyo bari bafite mu mutima wabo. Iyo babigira bari kuvuga bati reka turenge ku mabwiriza cyangwa ku mategeko, wenda nzareke gutambira abazima ibitambo, ariko uyu muntu ukeneye ubutabazi mwiteho, mutabare, musevinge ubuzima bwe. Nuko rero mbona yuko rero aba bantu bari abanyedini, kuko ibyo ari byo byose iyo baza kuba bari mu itorero rya Kristo baba baritaye kuri uyu muntu bakamufasha. Rero abantu buzuye mu madini, turi mu madini, tugwije rwose umubare, amadini yujuje umubare w'abakenewe, ariko itorero rya Kristo ntabwo riri mu bantu, ntabwo riri muri ayo madini, ntabwo riri muri abo bantu bari mu madini. Kuko umuntu uri mu itorero rya Kristo arenga iby'ubuzima bwe, arenga ibibazo bye, arenga ingorane ze, ajya arenga no ku mategeko y'idini kubw'inyungu zo kuramira ubuzima bw'umuntu runaka kugira ngo icyubahiro cy'Imana kimugaragarire. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo bagombaga kuba bafite umupaka wabo bagomba kugirira neza n'abo batagirira neza. Urumva ko kugira neza kwabo kwagarukiraga mu gutanga ibitambo, batambirira abandi, batambirira se abo mu idini, ariko ntabwo barengaga uwo mupaka ngo bagere no mu kugira neza aho mu gihe gitunguranye, ngo bagirire neza abakene, bagirire neza ababakeneye bo ku ruhande. Kandi Imana yo hari ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose, riri muri Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni ukuvuga ngo yadukunze twese, kandi icyo gihe yadukunze nta mukiranutsi uturimo. Yadukunze tutari tuzwi, tutari abo kumenyana, ariko kubw'igitambo Kristo Yesu yatanze byatumye abantu bose bagomba gukundana, bakagirirana neza, batarobanuye ku butoni cyangwa se batarebye ku mihango y'idini.
ukuvuga ngo rero aba bantu bo bari abanyedini cyangwa se gukorera Imana kwabo kwari gufite aho kugarukiye, bumvaga ko ibyabo ari ibyo mu nzu, yari mu mirimo y'ubutambyi gusa, ntibumve yuko harimo no kwita ku bakene, no kwita ku bababaye, no komora abantu, no kubavuza cyangwa se no kubishingira mu kintu runaka. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana itwiteho kugira ngo tubashe kumenya neza icyo Imana idushakaho, tubashe no gukora umurimo w'Imana tutarebye ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo dukundane cyangwa se dukorere Imana bidafite umupaka. Uyu Musamariya rero araza, nawe ngo yarigenderaga, ariko ngo aramureba amugirira impuhwe. Amaze kumugirira impuhwe ngo arabanza aramwomora. Banza utege amatwi umuntu, wumve icyamubabaje, umenye igikomere cye aho kiri, umenye numara kumenya aho igikomere cye kiri, bizakorohera kumwomora. Ikindi, numara kumenya icyo gikomere umaze kucyomora, umenye yuko uwo mubiri nawo wakomeretse, wasafarinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ufite ikindi kintu ukennye, hanyuma umuhe ibiramira umubiri we, ibyongera energy mu mubiri we, hanyuma umufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko abone ibitunga umubiri, abone n'ibitunga ubugingo. Urabifite, Yesu yarabiguhaye, yaguhaye umwuka we kugira ngo uzasigare ukora ibiruta ibyo we yakoze. Ukuvuga ngo rero Yesu yitegerezaga umuntu wakomeretse akamwomora, yamara kumwomora akanamuha n'icyo kunywa ndetse n'icyo kurya. Rero abantu tuve mu madini, ku mabwiriza na doctrine z'amadini cyane zijya zidufunga, ariko rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko ugirira neza n'uwo ku ruhande kugira ngo ube nk'uyu Musamariya. Uyu Muyuda wari wagize ikibazo. Ubundi Abayuda banenaga Abasamariya. Murabyibuka wa mugore wari wicaye ku iriba, Yesu aje kumusaba amazi, aramubwira ati kuri Umuyuda nka Umusamariya naguha amazi gute? Yesu aramubwira ati yaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, mwebwe amazi mutanga azashira kandi birangiriraho, ariko njyewe amazi ntanga amazi y'ubugingo. Unyweye amazi muhaye ntazongera kugira inyota ukundi, ariko mwebwe unyweye ayanyu arengaho agapfa. Uyu Muyuda rero iyo aza kuba yarameze, uyu Musamariya rero iyo aza kugendera kuri ibyo by'uko Abayuda babanena, Abayuda batabakunze, niwe wari gukikira. Ubundi urebye niwe wari ufite impamvu zo gukikira, ariko kubera ko yari afite Kristo Yesu muri we, amugirira impuhwe, amutangaho ibiguzi, ngo ndetse aramujyana ajya kumucumbikishiriza. Aravuga ati uyu muntu mumuvure, mumucumbikire, mumugaburire, mumuvure, ibyo muzatanga birenze ku byo nsize nzabyishyura ngarutse. Aha Yesu rero yashakaga kutubwira ko dukwiriye kugira neza Yesu, ko ari we uzaza akaduhemba. Yesu ko azagaruka gutwara itorero rye, niwe uzaza akagirira neza, agahemba abakozi bamukoreye. Hari indirimbo ya 22 mu Gakiza bivuga ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, ngo maze umwami wabo nawe azabakira ababwira ati mwakoze neza. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ibi byagaragazaga ko Yesu iyi mirimo dukora tukavunika, tugatanga ubutunzi cyangwa se tugatanga n'umwanya wacu, ibi ntabwo bizarangirira hano mu isi. Sigara ukora umurimo wa Data, sigara uvunika, sigara ukora neza, sigara utanga icya 10 n'amaturo, sigare ufasha abakene,
usigare uvomerera abandi. Bibiliya iravuga ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa. Imana ishimwe. Uvomerera abandi nawe azavomererwa. Ngo kandi umunyabuntu ngo azabyibuha. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Aha rero Yesu yatwigishaga ko agiye adusigiye umurimo ukomeye, ndetse yuko tuzahuriramo n'abenda gupfa, ariko ko tubwirizwa kubana nabo benda gupfa kugira ngo tusevinge ubuzima bwabo ndetse n'ubugingo bwabo. Tuzabatangaho byinshi, tuzabatangaho igihe, ariko Yesu twebwe niwe uzaduhemba, kandi ntazaduha ibyo twatanze gusa, ahubwo azadukubira inshuro nyinshi cyane. Nuko rero Yesu nicyo Yesu yashakaga. Arashaka ko tuba nk'uriya Musamariya, utareba ku moko, utareba uburyo abantu batwanze, ugirire neza n'umwanzi wawe. Mu cyigisho cy'ubushize narababwiye ngo, cyangwa se twaganiriye ku ijambo ryitwa imbabazi. Iri jambo rero uyu Musamariya numva ryari mu mutima we, harimo kubabarira aba Bayuda kuko bagiraga gute, babangaga bakabanena, ntaho muri make bagombaga guhurira. Ariko kubera ko kubw'umutima w'imbabazi wa Kristo Yesu wari uri muri uyu Musamariya, amurebye aramubabarira, nuko amugirira neza, aramwomora, amwomoza amavuta ya elayo. Imana ishimwe. Ngo na vino. Imana izaduha umugisha, cyangwa se izaguha umugisha uko ugiye wita kudafite shinge na rugero. Yesu nicyo yagusigarije kugira ngo ukore imirimo myiza yo gukiranuka, kugira ngo ukore imirimo ukore imirimo yindi Yesu yasize avuze ati ndagiye, unyizera wese azakora imirimo nakoraga, ndetse azakora myinshi. Muri iyo myinshi rero bamwe barayikora bakababara bakavunika, ariko nimuhumure, umuntu wese ukorera Imana by'ukuri nta mupaka, agira umutima wo kubabarira, agira umutima w'imbabazi, akora ku butunzi bwe, yubaka ubwami bw'Imana mu bantu, atanga igihe cye, atanga umwanya we, atita ku bamugiriye nabi, agirira neza abamwanga. Yesu naza azakomora birya bikomere byose, kandi azagukubira inshuro nyinshi cyane, ndetse ngo azongeraho no kuduha ubugingo buhoraho. Imana rero ishimwe. Hari igihe uhura n'abagukomeretsa ndetse bakagukubita, ndetse bakageza no ku munota babona ko ubura gatoya ngo upfe, bakagenda bishimye, bakakwambura, kuko uyu muntu ngo baramwambuye, bakakwambura umugisha, bakakwambura amahirwe yo kubaho kw'ejo. Ariko Imana yo yareba igasanga ukwiriye komorwa, ukwiriye kubaho, Imana ikakongera imyaka yo kubaho no kurama, ikoresheje bamwe muri twe bagenzi bacu. Imana yacu ishimwe. Rero umuntu wese akwiriye gukorera Imana azi ko azagororerwa, kuko Yesu yaravuze ngo uyu muntu yaramubwiye ngo ibyo uzamutangaho byose birenze ku byo nsize. Yesu yasize yitangiye itorero rye, yasize akoze umurimo ukomeye mu itorero. Aho yarigereje rero yaravuze ati ibi ngibi nkoze, ngezaho ntanga n'amaraso yanjye, mena amaraso yanjye ku bwanyu, ibi ngibi nsize nkoze, mubwirizwa gukomeza mugakora kugeza igihe nzagarukira, kuko umunsi nzagaruka nzabashumbusha, kuko umunsi nzagaruka nzabishyura ibyo mwatanze byose kubw'umurimo w'Imana. Imana rero ibampera umugisha. Mureke tugume mu murimo wa Data. Nawe utagiraga impuhwe, nawe wajya gukubita abagenzi bawe, ukabakubitisha ijambo ribabaza, ukabakubitisha inkoni zitandukanye, wowe wahagararaga mu nzira uteze uwo wambura, wowe wahagararaga mu nzira ukabuza utambuka gutambuka, kandi nawe ntukomeze, wowe wiyobagije mu mategeko y'Imana n'aya Mose, wowe wagendeye mu idini ridafitiye umumaro abakene n'abadafite shinge na rugero, wowe wabaye
umuntu w'intabwa, ahubwo ukinjira mu bintu by'inzangano n'amoko no kurondana. Ndakubwiye, cyangwa se ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo garukiraho, Yesu azaza akomore. Hanyuma muze tujye mu itorero rya Kristo, tuve mu madini tujye mu itorero rya Kristo, kuko Yesu yasize aryitangiye igorogota ku musaraba. Burya ngo muri ya mazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwa Kristo Yesu niho havuye itorero rye. Muze tujye mu itorero rya Kristo Yesu, twe kwita ku bambuzi no kubadukubita no kubatwica. Bibiliya iravuga ngo baratwica ariko ntidupfa. Imana ishimwe. Bakwica, bagukubita ariko ntupfa, kuko Kristo Yesu yarakwitangiye. Rero muze dukorera Imana ntacyo turebyeho, muze dukorera Imana bidafite umupaka, muze dukorere isumba byose, izadushumbusha. Muze twige kuba nk'uyu Musamariya w'umunyembabazi. Imana ibahe umugisha. Mbifurije kuba mu itorero rya Kristo, kuko Yesu azagaruka gutwara itorero rye. Azaze asange tukiri mu murimo we, niwe uzaduha ibyo twatakaje byose, cyangwa se ibyo twakoze byose azaduha inyungu zabyo, niwe uzaduha ubugingo. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge Imana, ubundi Imana ikomeze kubana namwe mu ijambo. Kandi ndabasaba kugira ngo dukomeze kujya dukumbura iby'iri jambo. Bibiliya iravuga ngo mumaranishane imibabaro kubwirana aya magambo. Tujye tubwirana aya magambo kugira ngo Yesu naza azasange kwizera kukiri muri twe. Imana rero ibahe umugisha. Kadusenge. Hanyuma niba waryohewe n'iri jambo, ukore share, subscribe uri mushya, kandi ujye wandika komenti kugira ngo turebe ko ijambo ry'Imana ryumvikanye mu mitima yanyu. Ubundi hari nimero iri aho hasi, iri kuri WhatsApp. Mwajya mutugezaho igitekerezo, mufite igitekerezo, mufite ubuhamya, mufite ijambo. Ni karibu kuri channel Imbaraga z'Ubugingo. Ndabakunda cyane aho muri hose. Umwami Yesu aboherereze Umusamariya w'umunyembabazi, abagirira impuhwe n'imbabazi nyinshi. Imana ibahe umugisha. Mwami Imana yacu, Mana nyir'ububasha kandi Imana nyir'ubutware bwose, izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze, utegeke byose bikumvire Mana. Mu izina rya Yesu turi imbere yawe Murengezi, duciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro cyawe kizamurwe kuri twe. Mu izina rya Yesu tubanje gusaba imbabazi z'ibyaha n'ibicumuro byacu, uko twiyobagije. Mu izina rya Yesu, uko twakikiriye tubona abacu bababaye, tubona abacu bageze mu bibazo, bageze mu rupfu, uko twagiye dukikira tukirengagiza ibibazo by'abandi, tukirengagiza kubana n'abababaye, tukirengagiza abakene bashonje n'abambaye ubusa, tukirengagiza. Mwami Yesu utubabarire uko twagendeye mu moko no madini. Mu izina rya Yesu, Yesu tubabarire, utweze udutunganye. Mu izina rya Yesu reka udushoboze Mwami kugukorera, udushoboze kubabarira. Mu izina rya Yesu duhe gutunga umutima w'imbabazi. Mu izina rya Yesu, Bibiliya iravuga ngo uvomera abandi nawe azavomererwa. Mu izina rya Yesu dushoboze kuvomerera abantu bawe Yesu. Haleluya. Kugira ngo natwe nitugera aho dukeneye amaboko y'abantu, Mana yo mu ijuru, tuzabona ineza yawe. Nitugera Mwami aho dukeneye ko natwe twavomererwa, Uwiteka uzaduha abo kudufasha. Mu izina rya Yesu, abantu bagendana ibikomere bifite amaraso, abantu bafite umubabaro, abantu bafite agahinda, Mana duha amavuta yo komora aba bantu bawe. Mu izina rya Yesu, fasha abakuru b'amatorero n'amadini, fasha abatambyi n'abahanuzi, fasha abavuga butumwa,
fasha Yesu abakubaha n'abakwizera, fasha abo wahamagariye gukora umurimo wawe, ubaha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu, bomora imitima ya benshi mu izina rya Yesu. Uwiteka, bagire umutima w'imbabazi n'impuhwe nyinshi kugira ngo basevinge ubuzima burimo ubugingo. Ndagushimiye mwami, ngaho bana natwe kandi uduhe mwami Yesu imbaraga zo kugukorera kugeza igihe uzagarukira mwami, natwe tukabona ingororano wateguriye abera bawe. Turagushimiye mwami, ngaho bana natwe kandi buri wese wumvira ijambo abona umugisha wawe, abona amaboko yawe amushyigikira, unawe umwoherereza umusamariya mwiza nawe amuvomerere kandi amwomore. Urakoze urakarama abo wahaye umugisha Yesu, reka nabo nyakubahwa Imana ubashoboze bagire ihishurirwa, babashe guha abandi kuri uwo mugisha. Ko niko wabwiye Aburahamu, uramubwira ngo nkugize umugisha, ngo kandi uzawusabira azawuhabwa, ngo nawe uzawugusabira uzawubona. Turagushimiye rero, reka mwami Yesu ubane natwe muri byose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu urakoze. Amen.